ntiyaba yarumiwe koko se amugani ku munsi w'icyumweru abantu batagiye gusenga ati ibyo nibyo nabonye gusa nasanze kugira nabi bene kariya kageni ari ugukora Imana mu jisho. Nababajwe n'uriya mukungu waheranye igihembo cy'umukene w'umuvantara bitewe n'urukundo yikunda we n'abana be agomba gukorera ubukwe, maze akibagirwa ko Nyagasani atishimira umuntu uheza igihembo cy'umucakara. Ubwo rero ni byiza yuko ubwira uwumva ngo atavunika. Koko rero Nyagasani yihanangirije bene abagira ati ntuzanyunyuze imitsi y'umupagasi kandi ukennye, yaba uwo mu bavandimwe bawe cyangwa se uwo mu basuhuke b'abanyamahanga batuye mu gihugu mu migi yawe. Uzajya umuha igihembo cye buri munsi akoze, izuba ntirikarenge utamwishyuye, kuko ari umukene akaba arekereje kubona uwo mushahara. Ntazagombe gutakira Uhoraho akurega, byakubyarira icyaha. Aya magambo tukaba tuyasoma mu gitabo cy'ivugururamategeko umutwe wa 24 umurongo wa 14 n'uwa 15. Ati none wanyumvisha ute ko baba Kristo uzi bahotora abakene bataba bakora Imana mu jisho? Ubwo se si uguhemuka? Kandi koko bishobora kubaho ugasanga umuntu yarakoze amezi akababira 3 adahembwa kandi atarasibye akazi cyangwa ataranagakerewe, ukaba wakwibaza utese ni ibiki? Kandi atari uko habuze igihembo cye, ahubwo rimwe na rimwe kiri kubyazwa inyungu ku rundi ruhande, cyangwa se ikiri kunyunyuzwa n'uwakakimuhaye. Ibyo nabyo ni ukujya tubitekerezaho, umuntu akigarukaho akareba ubuzima bwe, akamenya ko uko yumva yagirirwa neza cyangwa yahaga ibyiza yakabigiriye n'abandi. Arongera ati nababajwe n'abariya abakristo bahangayikishijwe no kuba batagiye gusenga kandi babitewe n'uko bazindutse bajya guca urubanza rurenganya bakarucira umukene w'umuvantara ku munsi wa Nyagasani. Umuhanuzi Izaya yabahanuye neza igihe agize ati ugusiba kwanyu kubyutsa impaka n'amahane kandi mukirirwa mutimburana by'ubugome. Akomeza abagira inama yo kudohora ingoyi z'akarengane, bagahambura iminyururu y'uburetwa, bagahimbaza umunsi wa Nyagasani ku munsi w'umunezero, umunsi mutagatifu Uhoraho ukababera umunsi w'icyubahiro. Igitabo cy'umuhanuzi Izaya umutwe wa 58. Kunyuranya n'ibyo warangiza ukemeza abantu ko uri umukristo ni ugukora Imana mu jisho. Mukobwa udasenga ntagukomera kwe, ntashobora guhangana na sekibi, ntatinya no gusambana n'ab'isi. Umukobwa mwiza arangwa no gusenga. Ubahungu udasenga n'ugusenyuka, ni nk'umubiri utaryana nta buzima ugira. Umukristo nyawe arangwa no gusenga. Ni saa 5:32 muri studio za Radio Rwanda. Turimo gusoma igitabo Imana ihora habona cyanditswe na Padiri Komerusenge Atanaze. Aho rero turimo gusoma umutwe wa mbere hagira ati aho Imana ntiyaba yarumiwe. Ibyo turimo kujyana tuganiraho cyane cyane tugaragara uburyo bwo kurenganya umuntu w'intungane cyangwa se w'umunyantege nkeya. Nibyo turimo kujyana tuganiraho ku nkuru tumaze kumva. Padiri rero akakomeza ati nababajwe n'uriya mukire bose bemera nk'inyangamugayo, uvuga rikijyana, waciye urubanza ahereye ku mufuka we n'akababaro afitiye imitavu ye. Byatumye nibuka ibyo umuhanuzi Amosi yahanuriye abantu bo mu gihe cye, igihe agize ati nimwumve ibi ngibi mwebwe murenganya abakene mugira ngo mutsembe ab'intamenyekana bo mu gihugu,
muvuga ngo sabati izarangira ryari n'ibindi, kugira ngo abatindi tubagura amafeza n'abakene ku giciro cy'amasandari 2. Uhoraho abirahije ikuzo rya Yakobo ati sinzibagirwa na kimwe mu bikorwa byabo. Igitabo cy'umuhanuzi Amosi umutwe wa 8 umurongo wa 4 kugeza kwa 7. Kuko adashobora kwihanganira ko bakomeza kumukora mu jisho. Ati nababajwe ariko by'akarusho ntangazwa n'uriya mugore. Umugabo we yibye byinshi cyangwa bike biterwa n'ureba. Ikigaragara nuko yibye, nyamara umugore we icyazi ni kimwe kandi nicyo akomeza gusubiramo. Ni umugabo wanjye, none bari kumubeshyera ngo yibye, nkaho kuba ari umugabo we bihindura ukuri kuko yibye. Akomeye ku mugabo we nubwo bose bamwita igisambo, nyamara abakristo bamwe na bamwe ntibashobora gukomera ku Mana. Ibi byanteye kwibaza no gutekereza byinshi, kuki Nyagasani areba ibi byose akicecekera. Rimwe na rimwe wakeka ko areka abagira nabi bisanzura, hanyuma ab'inzirakarengane n'abagerageza inzira y'ubutungane ntibigere bubura umutwe. Icyakora umunyabuhanga mwene Siraki yari yabirebye neza igihe yanditse ati mwana wanjye, niba wiyemeje gukorera Uhoraho, tegura umutima wawe kuzihanganira ibigeragezo. Igitabo cya mwene Siraki umutwe wa 2 umurongo wa 1. Kuki Nyagasani ataturimbura naho twaba twarenzwe n'ibyaha kandi nta n'umugambi twifitemo wo guhinduka? Ngibyo ibibazo ntakirirwa nibazaho kuko birenze imyumvire. Ahari nawe niwisuzuma urasanga ujya wibaza ibibazo nk'ibyo. Hari nubwo waba uri intwari ukaba warabiboneye ibisubizo. Gusa jyewe iyo mbitekereje ndatangara, nabona akanya nkikutse ibirangaza biriho kuri ubu, nkabwira Nyagasani nti Mana nikuteye. Tugarutse inyuma gato, uriya mugore urira agahogora avuga ati bari kumubeshyera ngo yibye kandi ari umugabo wanjye. Ntawashidikanya ko akunda umugabo we kandi ko abifitiye impamvu. Azi aho yahuriye, aho bahuriye n'umugabo we, azi icyo bapfana, bombi baraziranye. Niyo mpamvu urupfu rw'umwe ari rwo rw'undi. Ibi ngibi birisobanura kubera ko hari abantu benshi bihakana inshuti zabo kubera ko zihuye n'ikibazo kandi rimwe na rimwe cyoroheje. Uriya mugore yemera kwisanisha n'uwo bose bita igisambo kandi nta pfunwe bimutera. Ushobora gusanga mbere yo kubana hari uburyo ubu n'ubu yaba yaramurengeye bigatuma amwirundurira. Barabanye basangira akabitsi n'agahiye, umwe akubita hirya undi akubita hino, bagahuriza hamwe bakarera utwana twabo mu bukene. Ntibaziranye mu bitekerezo n'ibyifuzo bya buri wese ku giti cye, ahubwo baziranye mu buzima bufatika bwa buri munsi, mu makuba n'amagorwa basangiye. Umubiri utaryana nta buzima ugira, Kristo nyawe arangwa no gusenga. Hari abantu bitwa abakristu cyangwa abakristu bazinduka kare bajya guca urubanza rurenganya, kimwe n'ibindi byose bisa nk'ibyo ku munsi wa Kristo Nyagasani umukiza wabo, nubwo nta munsi n'umwe umukristo yemereweho kugira nabi. Kristo Nyagasani uwo ni wa wundi biyemeje gukurikira no gukurikiza mu buzima bwabo bwose igihe babatijwe. Ibyo kandi bakabigira banga icyaha, bityo bakabasha kugira uruhare ku buzima bw'Imana.
Kristo Nyagasani uwo ni wa wundi ubabwiriza gukunda abandi nk'uko bikunda. Ivanjili ya Mariko yanditswe na Mariko umutwe wa 12 umurongo wa 31. Maze yajya kubisobanura neza akungamo ati ibyo mushaka ko abandi babagirira byose namwe mu bibagirire. Ivanjili yanditswe na Mutagatifu Matayo umutwe wa 7 umurongo wa 12. Ndetse kugira ngo batagira icyo bitwaza akungamo ati mundebereho kuko ngira umutima ugwa neza utuza kandi nkoroshya. Ivanjili ya Matayo umutwe wa 11 umurongo wa 29. Ngaha tugereranye umubano w'aba bantu bahanye igihango na Kristo n'umubano w'uriya mugore n'umugabo we. Bariya biyita aba Kristo ku munsi we ari nawo wagombye kuba wabo. Barambara bakaberwa bakajya guhimbaza no guhura n'umukunzi wabo. Ibyo niko bikwiye kandi ni byiza. Igitangaje rero ni ukuntu iyo habonetse impamvu ya nyirarureshwa nk'ibigori 3 byaciwe mu murima w'umukungu bose basiba. Kudahimbaza umunsi wa Nyagasani uri umukristo ni ikibazo gikomeye, ariko kuwukoraho icyaha ndengakamere, nubwo nta munsi n'umwe twemerewe wo gukora ibyaha nk'uko twabivuze, nko guhotora umushonji, kugambana, kwiba, kwica, gusambana n'ibindi, bikaba agatereranzambe, mbese ni ugukora Imana mu jisho. Abo twita ibisambo, mbese nk'uriya mugore n'umugabo we twavuze haruguru, kimwe n'abandi bahuje cyangwa bahuriye ku migambi mibisha, bazi gukundana ku buryo bwabo birumvikana kugera naho bapfirana, ariko bamwe mu bakristo ntibashobora kumukomeraho cyangwa gukomera kuri bagenzi babo, kabone naho yaba ari akabazo koroheje. Mbese wagira ngo ni bamwe Nyagasani yavugaga igihe agize ati abana b'iyi si mu mibanire yabo barusha ubwenge abana b'urumuri. Tubisoma mu Ivanjili yanditswe na Mutagatifu Luka umutwe wa 16 umurongo wa 8. Hari abakristo benshi batatiye igihango ariko bakaba batabizi. Abanyarwanda bo hambere bemezaga ko iyo umuntu atatiye igihango asara. Azabese ariyo mpamvu y'amahano abantu basigaye bakora uko bwije n'uko bukeye, ibyo byuya ntibiba amaraso. Gusa nanone ntawabihakana burundu, kuko burya ngo gusara atari ukwiruka gusa. Amahirwe tugira nuko Imana ari inyamuye kandi igatinda kurakara. Usanga buri munsi tubwira nka kumwe yigeze kubwira Abayisiraheli igihe ibatumyeho umuhanuzi Hoseya muri aya magambo iti niyo mpamvu ubu ari nge ugiye kumuhendahenda, nzamujyane mu butayu maze mwurura umutima, azahanganiririza nk'igihe cy'ubuto bwe. Igitabo cy'umuhanuzi Hoseya umutwe wa 2 umurongo wa 16 na 17. Aha nyine niho Imana ibera Imana urukundo rusa na Nyirineza. Koko rero hari abakristo benshi bahemukira Nyagasani ku buryo bunyuranye, kandi ugasanga bisa nkaho ntacyo bibabwiye, bagakomeza batyo. Za kiliziya n'insengero z'amadini atandukanye zikuzura buri cyumweru, ariko amahano y'ubwoko bwose, ubuhemu n'akarengane bigakaza umurego. Rubanda rugufi n'izindi nzirakarengane bagahora bashinyiriza. Niyo mpamvu umubyeyi wacu nyir'ubutungane Papa Benedikito wa 16 yigeze kutwandikira atuburira ko uko wasenga kose uharanira ubusabane n'Imana, ariko ukirengagiza umugenzo w'urukundo mu mibanire yawe n'abandi, ibyo ukora byose aba ari nk'ikinamico. Urebye neza ushobora gukeka ko hari abantu baremewe kubabaza abandi n'abandi baremewe guhora bababazwa n'abandi. Ati rero uko mbyumva, gukora biriya cyangwa ibisa nabyo buri cyumweru ugahaguruka ngo ugiye gusenga, ni ugukora Imana mu jisho. Ni nayo mpamvu mvuga nti
nabonye aho bakora Imana mu jisho iricecekera, ariko se wowe ku giti cyawe urabona izaceceka kugeza ryari? Gukora Imana mu jisho bishobora guterwa n'impamvu nyinshi, ariko washaka kuvuga ko zimwe muri zo ari nko kutamenya icyo dupfana, kutibuka aho twahuriye, icyo itumariye kandi izatumarira, ariko cyane cyane kutamenya ukuntu Imana itwihambiraho. Imana itwihambiraho twabyumvise muri ya magambo yo mu gitabo cy'umuhanuzi Hoseya, aho igira iti njyewe ubwanjye ni njyewe ugiye gufata umugambi, ngiye gutera intambwe ya mbere, muhendahende umuryango wanjye, wongere ungarukire, tujye mu butayu tuganire, dusabane nko mu gihe cy'ubuto bwacu. Inshuti bakunzi ba radiyo Mariya Rwanda, ngira ngo ni byinshi mwumvise, ni byinshi mwateze amatwi, ariko kandi ni na byinshi mwize. Fata umugambi uyu munsi, niwumva ijwi ry'Imana ntunangire umutima, niwumva ijwi ry'Imana ntukomeze umutima nk'ibuye, ahubwo uworoshye, ureke Imana yo yateye intambwe kugira ngo igusange, yongere ikuvugurure, ugende mu nzira zayo. Ibyo ukora bibi cyangwa wakoraga bibi ubizibukire, umenye ko Imana nubwo igira impuhwe nyinshi, ariko se koko tuzahora tuyikinisha nk'aho ari mugenzi wacu? Reka dukunda kuvuga gutya ati ntabwo ndi mugenzi wawe. Tuzahora tuyikinisha, tuyikora mu jisho nk'uko Padiri Atanaza bivuga. Izahora yicecekera kugeza ryari? Imbeba zakiniye hafi y'uburyamo bw'intare, ngira ngo umugani murawuzi, rimwe na rimwe zikahava umukino wazo urangiye zikagenda amahoro, ariko igihe kimwe ubanza ngo hari imwe aho zakiniraga yacitswe, irahanuka ikagwira intare, hanyuma intare igahita yicakira ishigutse mu bitotsi, yari iyikanguye kandi ari umwami w'inyamaswa zose. Ubwo urumva uko byagenda icyo gihe, urebye imbeba n'intare uko byagenda. Natwe rero guhora dukinisha Imana, umugani ku cyumweru turambara tukaberwa tukajya gusenga, ariko ibikorwa byacu nyuma y'iryo sengesho ugasanga ntabwo bifitanye isano na bwa buyoboke twagaragazaga inyuma. Twisuzume, ariko dushakisha n'umuti wo kwisubiraho kugira ngo twe gukomeza gukora Imana mu jisho. Naho ubutaha tuzakomeza n'izindi ngingo n'indi mitwe muri aka gatabo. Ntabwo yako gafite imitwe 6. Dusomye umutwe wa mbere wagira gataha Imana ntiyaba yarumiwe, ikumirwa kubera imyitwarire yacu, kubera ko duhora tuyikura mu jisho ikicecekera. Aho ntiyatereye ikicecekera nyine, ni ukugeza ryari? Umuntu akaba yabyibaza. Twarebye kandi uburyo kwita igihe cyose ititaye kuri ubwo bubi bwose tuyigirira, kuri ayo makosa, kuri ibyo byaha, kuri ibyo bicumuro, ahubwo ikatugerera neza, ariko ni neza yayo tukayikerensa, cyangwa ugasanga tutayibona ko ihagije, twifuza twebwe ibyo dushaka ko Imana iduha nk'aho ari itegeko.